Reka nongere ngusuhuze wowe ubana natwe umunsi kundi mwifurize umugisha w'Imana, mwifurize amahoro amahirwe bituruka ku mwami Imana. Imana rero ikugire neza kandi Nyagasani aguhire, akurebe neza, akugire neza, akurwanirire. Uyu munsi nje garuka kuri iyi nkuru idasanzwe kugira ngo nawe uyumve ndetse urusheho no gusobanukirwa neza ibigenda biba. Uyu munsi wa none hari umukobwa ushaka guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda, ariko yamaze kongera kugirwa inama. Uyu munsi yagiriwe inama. Uyu munsi rero nibyo nshaka ngo tuganireho. Uyu munsi yongeye gukeburwa, yongere kwibutswa. Uyu munsi nibyo nshaka ngo twongere tuganireho, umenye uyu muntu ninde, uyu muntu ninde, ese uyu muntu ni muntu ki, ese uyu muntu amateka ye ni ayahe, ese uyu muntu ibi bintu abikomora he. Ibi rero nibyo nshaka kugira ngo tuze kuganiraho nonaha usobanukirwe neza. Minisitiri w'ubumwe bw'Abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu Dr Bizimana Jean Damascene yakebuye umukobwa wa Sebatware Marcel wayoboye uruganda rwa Simerwa wifatanye n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR mu mugambi wo gukuraho ubuyobozi bw'u Rwanda. Uyu mukobwa yitwa Zaneza Denise n'abandi banyarwanda baba mu Bubiligi no mu Bufaransa, biganjemo abakomoka ku bagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Bamaze igihe kirekire bibasira leta y'u Rwanda, ari nako bakomeza gukwirakwiza icengezamatwara rya FDLR. Minisitiri Bizimana yamenyesheje Zaneza ko kuvuga kuri Sebatware wagize uruhare muri jenoside atari icyaha, kuko hari n'abandi benshi bahuje ayo mateka, ariko ko bo bahisemo kwitandukanya n'ingengabitekerezo y'irondabwoko, urwango na jenoside, bahitamo kwifatanya n'abandi kubaka u Rwanda. Yagize ati, wowe wahisemo urwango no gukorana na FDLR ngo murashaka guhirika ubuyobozi bw'u Rwanda. Anyinya ushobora kurota uhagaze. Banza wumve ayo ni amagambo Dr yakomeze kugenda amubwira. Ni uburenganzira bwawe, ariko nkurahiye ko izo nzozi utazigera uzikabya. Yakomeje agira ati, ubuyobozi bw'u Rwanda wirirwa usebya wibesha ko wahirika, reka nkwibutse ko aribwo bwavanyeho ibibi ubwitirira byasenye igihugu, kandi so Sebatware Marcel yabigizemo uruhare rw'ibanze. Byaba byiza witandukanije n'ubwicanyi bwe, ukareka kubushyigikirano no gukwiza ingengabitekerezo yamuranze. Reka turebe amateka ya Sebatware mu Bugarama. Sebatware ni muntu ki? Kuva mu mwaka w'1983 kugeza mu mwaka w'1994, Sebatware Marcel yari umuyobozi mukuru wa Simerwa muri komine Bugarama, mu yahoze ari perefegitura ya Cyangugu. Mu mwaka w'1992 we Kamanzi Meshake bari burugumesitiri, Koloneli Singirankabo, Korodiyani n'abandi bashinze itsinda ry'interahamwe ryari rifite ishami muri urwo ruganda. Minisitiri Bizimana yasobanuye ko Sebatware, burugumesitiri Kamanzi na Koloneli Singirankabo bijije abakozi benshi basimerwa muri iri tsinda ry'interahamwe, bari biganjemo abakomoka muri perefegitura ya Ruhengeri na Gisenyi. Yabwiye neza ko iri tsinda rimaze gushingwa, Sebatware na Koloneli Singirankabo bayoboye ibikorwa byo kuritoza no kuriha intwaro, kandi ko byakorerwaga muri Simerwa. Yagize ati, tariki ya 8 Mata 1994 jenoside ya Rurangiza igitangira, so Marcel Sebatware afatanije n'izo nterahamwe ze batangije iyicwa ry'abatutsi mu Bugarama, bahera ku bakozi basimerwa n'imiryango yabo biciwe ahitwa Serire Supensiyarize. Minisitiri Bizimana yasobanuye ko Sebatware n'interahamwe na Umenya umunsi Pascal batanze urutonde rw'abatutsi naho batuye, kandi ko bategetse abandi bakozi basimerwa n'interahamwe kujya babasohora ku ngufu mu ngo zabo no kubica.
yagize ati uwo munsi hishwe abakozi b'abatutsi 80 n'imiryango yabo. Interahamwe za Marcel Sebatware zimaze kuyogoza mu Bugarama zagabye igitero imushaka, Mibirizi, Kamembe, Kibogora, Nkanka, Gihundwe, Hanika, Shangi, Nyamasheke, Gashirabwoba, Mururu, Shagasha, Gisakura n'ahandi zimara abatutsi karahava. Yavuze ko igihe itsinda ry'interahamwe ryashinzwe na Sebatware ryajyaga kwica abatutsi zatwarwaga n'imodoka za Simerwa zikayoborwa na Munyakazi Yusufu, kandi ko nyuma yo kurimbura abo muri Cyangugu zakomeje mu Ngororero, Gishita na Bisesero. Minisitiri Bizimana yibukije Zaneza ko nyuma yo guhagarika jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 ubuyobozi bwa FPR Inkotanyi bwubatse igihugu cyari cyarasenywe n'abarimo Sebatware. Ati icyiza kuri mwe ni muze twubake twese, ibindi biba mubamo nimuduheho. Ahangaha rero niyo mpamvu nkubwira ngo uyu mukobwa yakomeje kugenda yibutswa, kandi ni ibintu bikomeye by'ingenzi. Yakomeje kugenda yibutswa ko papa we ise Sebatware uyu Marcel ari we watangiye kugenda ayogoza abantutsi, abica, ayogoza kari agace kose yakoreragamo, kandi ko yagiye gutoza abantu muri Simerwa bakoragamo aho ngaho, atozamo interahamwe ndetse n'abasirikare bakuru cyane n'ababurugumesitiri bose bari bafatanije. Aha rero uyu mukobwa yakomeje kugenda yibutswa ko adakwiriye gukomeza icengezamatwara rya FDLR, adakwiriye gukomeza kugenda cyane abicengeza, ndetse n'abandi bantu bose bagiye bafatanije ko bakwiriye guhagarika ibi bikorwa byose by'icengezamatwara cyane cyane ry'uyu mutwe w'iterabwoba FDLR. Aha rero bakomeje kugenda bibutswa cyane kugira ngo bahagarike ibikorwa byabo byose barimo. Uyu rero ni Minisitiri w'Ubumwe Bizimana Jean Damascene yakomeje kugenda yibutsa aba bantu ndetse n'abandi bose bagifite ingengabitekerezo ya jenoside ndetse n'ingengabitekerezo y'irondabwoko, ababwira ko ibi bintu bakwiye guhita babihagarika, ndetse aho baba bari hose, baba abari mu buhungiro, baba abari mu Bwongereza, baba ababa mu Bufaransa, ndetse n'abandi bose bagiye batandukanye, aho baba bari hose abasaba ko ndetse bahagarika ibi bikorwa. Cyane cyane akomeza kwibutsa umukobwa, akomeza kugenda amwibutsa cyane ko adakwiriye kugenda yivanga muri ibi bikorwa cyane. Uyu Zaneza ndetse na bagenzi be bakomeje kugenda bibutswa, baba mu Bubiligi ndetse no mu Bufaransa, bamaze igihe kirekire cyane mu bukangurambaga bwo guharabika leta y'u Rwanda. Ibi rero ni ibintu bamazemo iminsi myinshi ndetse kandi babimazemo igihe kirekire, ariko kandi bakomeje kugenda bibutswa ko bakwiye guhagarika totaloma ibi bikorwa bibi kandi ibikorwa by'icengeza matwara. Amahoro rero y'Imana aze kubana nawe, we wabanye natwe mu biganiro byacu. Kora subscribe, kora like, kora share, kandi comment yawe ni ngombwa. Ndetse n'abandi bose bakomeza kugira ingengabitekerezo ya jenoside yakorewe abatutsi, kandi ndetse no gukomeza kugira ingengabitekerezo y'irondabwoko, abo bantu bose uwo ari wo wese, ahantu aherereye hose, igihugu cyose abarizwamo, intara yose abarizwamo, akwiye guhita ahagarika ibikorwa, kuko ni ibikorwa bibi ndetse by'indengakamere. Mu Rwanda kugeza uyu munsi wa none igihugu cy'u Rwanda kiratekanye, gifite ubuyobozi, kandi ndetse iterambere rigenda rizamuka umunsi ku wundi, kandi igihugu kimaze kubakwa mu buryo uko cyari kimeze jenoside ikirangira yakorewe abatutsi ikirangira cyari umusaka, ariko uyu munsi wa none ugiye ubona uburyo igihugu cyamaze kubakwa. Rero nta wundi muntu wabikoze, ahubwo n'ubuyobozi buriho bwamaze gukora ibyo bintu byose. Rero Imana iguhe umugisha wowe wabanye natwe, kandi ndagukunda cyane. Shalom shalom.